Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Dr. Twishima Jeanne Paul Abdallah yasabye urubyiruko kwihatira kwiga amateka y'u Rwanda kugira ngo ruyavemo iby'ingenzi byarufasha kubaka u Rwanda twifuza. Yabitangarije i Karongi mu biganiro bigenewe urubyiruko muri gahunda yiswe Rubyiruko menya amateka yawe. Ni ibiganiro byo ku rwego rw'Intara y'Iburengerazuba byitabiriwe n'urubyiruko rurenga 800 rwaturutse mu turere twa Nyamasheke, Rusizi, Karongi, Rutsiro na Rubavu. Byibanze ku kwereka urubyiruko ko kumenya amateka y'u Rwanda ari imwe mu nkingi zarugeza ku gushyira mu bikorwa gahunda zibateza imbere bo ubwabo ndetse n'iziteza imbere igihugu. Urubyiruko rwavuye rwiyemeje guhindura byinshi mu muryango nyarwanda bihereyeho mbere yo guhindura abandi. Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Dr. Twishima Jeanne Paul Abdallah bari mu bayobozi bitabiriye ibiganiro yasabye urubyiruko kwihatira kumenya amateka y'u Rwanda kugira ngo rubeho neza runagire icyerekezo kijyanye n'aho igihugu kigana. Ni ibiganiro bimaze kubera mu ntara y'Amajyepfo n'iy'Iburasirazuba, ubutaha bikaba bizabera i Nkumba mu ntara y'Amajyaruguru. Iyi nkuru tukaba tuyikesha ikigo cy'igihugu gishinzwe itangazamakuru RBA. Kuri mikoro Zingiro TV mwari kumwe na NCR Journalist. Ciao ciao, mugire umunsi mwiza, turabakunda.